Nshuti bakunze b'ikiganiro Ineza, mbahaye ikaze nanone mu kiganiro cyacu Ineza kigera kuri Danis TV, mugezwaho nanjye Ndayo Clementine. Nejejwe cyane no kongera kubasuhuza mwese bakunze b'ikiganiro cyacu Ineza, ikiganiro kigamije kubaka ibitekerezo byacu, gukomeza umutima no kutwigisha uko twatera imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bakunzi, uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ibintu bitanu abantu batitaho igihe cyabarenze bakabaho mu buzima bwo kwicuza. Mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibintu byinshi abantu basuzugura cyangwa bagakerensa bakiri bato cyangwa bagifite amahirwe, ariko igihe kigenda gishira, imyaka ikagenda ihita, abantu benshi bagasanga hari ibintu bagombaga kwitaho kare. Iyo babimenya bitinze usanga batatera kwicuza cyane. Niyo mpamvu uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitanu by'ingenzi abantu benshi bitaho bamaze gutinda, maze ubuzima bwabo bugasubizwa bakicuza. Ingingo ya mbere: kutita ku gihe cyabo. Igihe cya mbere abantu benshi bicuza ni ugupfusha ubusa igihe. Igihe ni cyo kintu cy'agaciro cyane mu buzima. Amafaranga ashobora kuboneka, ibintu byaratakaye, bishobora gusubira, ariko igihe cyagiye ntikigaruka. Abantu benshi bakiri bato bumva ko bafite igihe kinini imbere yabo, bagatinza no gukora ibintu by'ingenzi, bagakunda gutekereza ko ejo bazabikora. Icyakora uko imyaka igenda ishira nibwo batangira kubona ko hari amahirwe menshi bapfushije ubusa. Nshuti zanjye, hari abicuza ko batinze igihe bari bafite amahirwe yo kwiga, bakicuza ko batatangiye imishinga yabo kare. Hari abicuza ko batakoresheje neza impano zabo. Igihe umuntu ageze aho yumva ko imyaka igiye ikamurenga, nibwo atangira kwibaza ati, iyo nza kumenya kare nari gukora byinshi. Niyo mpamvu ari ingenzi kumenya ko igihe cyawe ari umutungo ukomeye. Igihe gikoreshwa uyu munsi nicyo kigena ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Icya kabiri: kutita ku buzima bwabo. Ikindi kintu abantu benshi bicuza bitinze kutita ku buzima bwabo. Hari abantu bamara imyaka myinshi birengagiza ubuzima bwabo: kurya nabi, kutaruhuka bihagije, kutakora siporo, kutajya kwisuzumisha kwa muganga, gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa ibindi byangiza umubiri. Mu gihe bakiri bato ntibabibona nk'ikibazo gikomeye, ariko uko imyaka igenda ishira, umubiri utangira kubigaragaza. Nibwo umuntu ashobora gutangira kurwara indwara zidakira cyangwa kumva ko umubiri we utakimufasha gukora ibyo yakoraga mbere. Icyo ni igihe nibwo watangira kwicuza. Abantu benshi bavuga bati, iyo nza kwitaho kare, ubu buzima bwanjye bwari bumeze neza kurushaho. Ubu butumwa ni ubuzima bwawe, nibwo shingiro y'ibindi byose. Niba utabwitayeho hakiri kare, n'izindi nzozi zawe zishobora kudashoboka. Ingingo ya gatatu: kutita ku muryango n'abakunzi babo. Ikintu cya gatatu abantu benshi bicuza ni ukutaha agaciro umuryango n'abantu babakunda mu buzima bwabo bwa buri munsi. Abantu benshi bahugira mu kazi, mu gushaka amafaranga cyangwa mu gukurikirana izindi ntego. Ibyo ubwabyo si bibi, ariko rimwe na rimwe bituma
bibagirwa abantu bakundaga. Hari abantu bagira igihe gito cyo kumarana n'abana babo, hari abibagirwa ababyeyi babo, hari n'abatabona umwanya wo kwitaho abo bashakanye, ariko igihe kiragenda abana bagakura, ababyeyi bagasaza cyangwa bagapfa, maze umuntu akabona ko urukundo atatanze uko bikwiye, nibwo atangira kwibaza ati kuki ntamaze igihe gihagije n'abantu nakundanaga. Inshuti zanjye, ukuri ni uko ubuzima butagizwe gusa n'amafaranga cyangwa akazi, ahubwo bugizwe n'imibanire myiza abantu. Iyo abantu twakundaga batakiriho, nibwo twumva neza agaciro bari bafite. Ingingo ya 4, kutemera gukurikira inzozi zabo. Ikintu abantu benshi bicuza cyane ni ukureka inzozi zabo kubera ubwoba cyangwa amagambo y'abandi. Hari abantu bafite impano zikomeye, bafite ibitekerezo byiza, ariko bagatinya kubigerageza. Bashobora gutinya gutsindwa, gutinya ibyo abantu bazavuga cyangwa kumva ko batabishoboye. Bamwe bahitamo gukora ibintu batakunda gusa kugira ngo bashimishe abandi cyangwa kubera ko babona ari byo byoroshye. Ariko uko imyaka igenda ishira, batangira kubona batigeze bagerageza gukora ibyo umutima wabo wifuzaga. Nibwo umuntu ashobora kuvuga ati, iyo nza kugerageza byibuze nari kumenya niba nshoboye. Bakunzi, ikintu kibabaza kurusha gutsindwa si ukugerageza ikintu na rimwe. Niyo mpamvu ari byiza gukurikira inzozi zawe igihe gifite amahirwe n'imbaraga zo kubigerageza. Ingingo ya 5, kutita ku iterambere ryabo bwite. Bakunzi, ikintu cya nyuma abantu benshi bicuza kutiyubaka ubwabo. Iterambere ry'umuntu ntirishingira gusa ku mafaranga cyangwa ku kazi afite, rishingira no kumenya, ku mico myiza no ku mikurire y'umuntu ku giti cye. Hari abantu bamara imyaka myinshi badashaka kumenya ibintu bishya, badashaka kwiyongera ubumenyi cyangwa badashaka guhindura imyitwarire yabo, ariko uko imyaka igenda ishira basanga isi yarahindutse, abandi barateye imbere naho bo bagasigara inyuma. Nibwo bumva ko bagomba gusoma ibitabo byinshi, kwiga ubumenyi bushya, kwitabira amahugurwa, kwiyubaka mu mitekerezo no mu mico. Iyo umuntu atangiye kubibona bitinze, ashobora kumva yicuza igihe kinini, yarapfishije ubusa. Nshuti, nsoza umusozo w'iki kiganiro, bakunzi b'ikiganiro Ineza, ubuzima ni ishuri rikomeye cyane. Buri muntu riduha amasomo mashya, ariko ikintu cyiza ni uko tutagomba gutekereza kugera ku kwicuza. Kugira ngo twigire ku buzima, dushobora kwigira ku makosa y'abandi, tugahindura inzira zacu hakiri kare. Reka twibuke ibintu 5 by'ingenzi. Witondere uko wakoresha igihe cyawe. Ita ku buzima bwawe, ha agaciro umuryango n'abagukunda. Gira ubutwari bwo gukurikira inzozi zawe, wiyubake buri munsi. Niba dushyigikiye umutima wo kubikora hakiri kare, tuzabaho ubuzima bwuzuye amahoro, ibyishimo, aho kubaho mu kwicuza. Soza mbibutsa ko ejo hazaza hawe hatangirira ku byemezo ufata uyu munsi. Murakoze cyane kuba mwakomeje
kudukurikirana ku kiganiro cyacu ineza kinyura kuri Danis TV. Nari kumwe namwe Ndahiro Clementine. Murakoze kugira umunsi mwiza, igicamunsi cyiza, Imana ibahe umugisha, kandi dusoza tubona mu kiganiro gitaha. Shalom.